buriya rero abantu bakunda amakuru kambaze babwira amakuru. Inzu ya mbere ihenze ku isi iboneka muri Arabia Saudite mu mujyi wa Amerika, yubatswe na miliyari 15 z'amadolari, uyavunje mu manyarwanda ni tiriyari 20 na miliyari 500. Hoteli muri Denmark ijoro rimwe uraramo ku madolari 1,018,767, uyavunje mu mafaranga y'amanyarwanda ni miliyoni 172,500. Muri Mexique muri Galaparasi isahani imwe y'ibiryo igura amadolari 25, ubwo ni miliyoni 37,500. Abantu barambara narebye kositimu y'abagore igura hagati y'amadolari 892 n'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni imwe. Ubwo ni ukuvuga ngo ifite agaciro k'amanyarwanda miliyari 1,500,000. Umwambaro w'abagore mushyiramo amafaranga, mushyiramo ibitambaro n'amasujite n'inkweto n'ibindi byose, ugura miliyoni 30 z'amadolari. Ubwo ni ukuvuga ngo ni amafaranga y'amanyarwanda miliyari 45. Ipataro mujya mwambara amapataro, ipataro ya mbere nararebye nsanga ifite amadolari 4,012,750, arizo miliyoni 619,125. Muri Argentine niho hari ishati ya mbere yaguze menshi, yaguze miliyoni 8,995, ariyo miliyari 13 na miliyoni 425 z'amafaranga y'u Rwanda. Imodoka abantu bagendamo, imodoka ya mbere iri ku gaciro ka miliyoni 32 z'amadolari, aribyo bingana na miliyari 48 z'amafaranga y'u Rwanda. Moto ihenze iri kuri miliyoni 11 z'amadolari, arizo miliyari 16 na miliyoni 500 z'amanyarwanda. Igare iri kuri miliyoni 1 y'amadolari, arizo miliyari 1 na miliyoni 500. Isaha ihenze miliyoni 55, azino miliyari 88 na miliyoni 500. Inkweto ihenze miliyoni 19,900, arizo miliyari 29 na miliyoni 850. Igitanda gihenze miliyoni 6 n'ibihumbi 300 z'amadolari, arizo miliyari 9 na miliyoni 450. Noneho mu ngendo abantu benshi baje hano bateze n'ibindi byose mu ngendo, kuva i Kigali ujya mu Bushinwa ni miliyoni 1,700,000, kuva i Kigali ujya muri Amerika muri Washington ni miliyoni 3,280, kuva i Kigali ujya muri Canada muri Montreal ni miliyoni 2,230 y'amanyarwanda, Kigali busi miliyoni 1 y'amanyarwanda, Kigali mu Bufaransa miliyoni 1,600, Kigali mu Burusiya muri Mexico miliyoni 2. Noneho ujya Tel Aviv muri Israel miliyoni 1,700,000. Noneho abajya kwa muganga, iyo ushatse kujya kwivuza kubonana na muganga kugusuzuma gusa nta mutaguhaye, ibihumbi ni amadolari 500, aribyo 750. Noneho rero aba baririmbyi bose ari abo mwabonye, ari abo iwacu, ari abo handi, ari igitwe, indirimbo imwe umuproducer we avuga mujyana gukoresha indirimbo imwe ihera ku madolari, bavuga kuva kuri angahe kugeza ku 5,000 by'amadolari, ubwo kuri amadolari 5,000. ubwo n'amafaranga indirimbo imwe ni miliyoni 7,500. indirimbo imwe abantu muzajya mubona nyine abaririmbyi mujye mumenya icyo bagenjeje gute. Cyo reka nze hano mu Rwanda, inzu ya mbere n'iri ya Convention Center yubatswe na miliyoni 300 z'amadolari, no kuvuga ngo miliyari
450 z'amanyarwanda hano hafi mu Kinigi muri hoteli. Umuturage kugira ngo ajyeyo ashobore kurya nabajije nimugoroba aramubwira ati ndaza ibiciro, baramubwira ati oya bati ubu twarujuje ntabwo wazi. Baramubwira ati rero kugira ngo umuturage uze kuhagera no kubanza ugatelefona ukabukingisha twarangiza tukagutegurira kugira ngo ugere rero noneho ugende bagutembereze bakore ku hoteli yubatse nibirangiza baguhe isahani na fanta. Icupa rimwe rya fanta n'isahani y'ibiryo n'amadolari 350 ari byo bihumbi 525. Icupa rimwe rya fanta igura ibihumbi 6. Noneho rero bafite ibyumba by'uburyo 6 byo kuraramo. Icyumba cya mbere cy'amakeya ni 5,166,386. Icya kabiri 5,670,718. Icya gatatu 5,821,831. Icya kane 6,880,885. Icya gatanu 6,848,272. Twari indirimbo ya kangahe? Hari amakuru meza n'abona iki n'abagenzi bazerera hehe biwa. None twebwe turi abagenzi bashaka kujya hehe? Baduha urugero abantu bakuru b'amatorero tujya duhurira ku ntara, bakuru b'amatorero bagatangira kwiga umudaho urugero ugejeje gute, kubera ko batazi iki ko butansubiza, kubera ko batazi iki hasi amakuru. Yiba rero twari tuzi amakuru nta rugero rwatubera runini kuko ibintu byose byaba bigejeje gute byaba byo. Niba urugero bahaye rino torero batakohereza umwana kujya kwiga muri Canada, batakohereza inshuti yo kujya gusura umuntu mbese rero birangije rero nibwo yadusomeye isomo ryo Yesaya 55 umurongo wa mbere kugeza ku kangahe wa gatatu. Bimuze noneho mahirwe mutagenjeje gute wari indirimbo imaze kuririmba noneho indirimbo ibyemeza ibyo abantu batari bagejeje gute batari bafite, kubera ko iminota irangiye wabwira ibyo nateguye muze kubyisomera mu gitabo. Iriya bintu byose rero namaze kubabwira kuri kiriya giciro cyose murebe hano, nagira ngo mbabwire ikintu kimwe kidurusha agaciro gihenze kurenza ibindi byose. Nabyumvise ukuntu bigura amafaranga menshi za miliyari zaki byose, ariko nagira ngo mubwire ikintu kimwe gihenze kidurusha iki ikintu kimwe gihenze kurenza biriya byose. Kandi noneho rero bariya bakire bose baryama muri aya mahoteli bagenda muri zero modoka bambarira myinshi badashobora no ikintu kimwe gihenze. Abafite iki gitabo Kwizera n'imirimo uzarebe ku ipaje yacu ya 13. Ikintu gihenze mu ijuru no mu isi abakire bose batashobora kugura batabona n'icyo bagitangira ni icyaha. Nabyumvise ikintu gihenze ku isi yose ku ijuru ni iki? Icyaha. Abasomyi ba Bibiliya cyacucuye Imana muri Yohana 3:16 byatumye Imana itanga iki kugira ngo umwizera wese atagenza ate ahubwo ahabwe iki. Ziriya nzu biriya byose abantu barabigura, ariko ntawe ari kubona icyo acunguza iki, ntabona icyo acunguza. Ndetse ikintu rero gihendutse rumaze kubabwira ibihenze, ikintu gihendutse ni ubuntu bw'Imana. Gihenze n'icyaha, gihendutse n'iki? Ubuntu bw'Imana bwo bwatangiwe iki? Bwatangiwe. Ndetse ijambo ry'Imana ritubwira n'ubwo bwatangiwe mu gitabo cy'imigani ya Kristo umugabane wa 2 ku ipaje yaho ya 97. Ni ikintu cyatangiye ubuntu ariko kidatigirika.
babwiraho biri mukazakwirira inama mu migani ya Kristo kira gitabo cya kabiri ipaji ya 97 ubuntu bw'Imana bwatangiye ubuntu nuko umuntu hehe abo ugenza gute abo mbabwira ubuntu bw'Imana umuntu yabikiza umugore yabikiza abana yabikiza se yabikiza nyina ariko nibigenza gute umutazi ariko nibigenza gute ntabwo ari byo bivuga ni inyandiko y'ijambo ry'Imana bivuga ubuntu bw'Imana n'ubwo umuntu hehe ku giti cye nibugenza gute ibutiririkaho uzajye muri Matayo 25 uzareba abakobwa bangahe 10 ibintu byose bari babihuje ariko igihe amavuta yarashizemo ari yagereranya umwuka wera ntabwo babashikiriza gute babashije kuyaba kandi none bari ibintu bihenda ari ibidahenda wishigikirije kubiye abantu benshi bajya bishikiriza ku bintu by'Imana ngo ngewe maze imyaka ini mu nzira y'Imana ro pastor ro witoro ro umudiakonikazi nagira ngo mbabwire nta kintu na kimwe ukwiye kwishingikirizaho kuko muri iki gitabo kwizera n'imirimo ku ipaje ya 19 havuga amagambo yantangaje kandi akomeye baranditse baravuga ngo imirimo yose nakora nakuba ku rusengero rw'urukuzo nafasha abakene nakora ibintu byose byo natanga nkuko birivuga ngo wakwitanga ngo Yesu ute utwite baravuze ngo ikintu cyose umuntu akora kuri iyi si ukigereranije n'igiciro Yesu yatanze ngo acungura abantu muzahasoma kuri iyo page ya 19 uramutse uteranyirije hamwe ikintu cyose kiza kandi cyera kandi cyubashywe ndetse cy'igikundiro kiri mu muntu maze ukabizanira abamarayika b'Imana nk'ibifite uruhare mu gakiza k'ubugingo bw'umuntu cyangwa nk'ibyahesha umuntu kuba kwiriye iryo turo ryakwamaganwa nk'urugamba reka mvuge gatoya nihuse mu cyambere cy'abami cya 10 cya 19 ibya Eliya ngo ikintu cyose umuntu yakora ukigeranije n'ibyo Yesu yaba yarakoze cyaba ari iki agomba byumvise cyaba ari iki aba ari urugamba reka mvuge kuri Eliya gusa twihuta muri icyo gice cya 18 n'icya 19 Eliya yarasenze imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itageze itaba arangije igihe kiragera baramuhiga bamaze kumuhiga aragenda arihisha amaze kwishyura igihe kigeze ashaka kuza kwireka aha ahura nande nabo bahuye bagera mubwira ati ubu abantu bose hawe bakwishije impande zose nanjye unanyuze urwanjye dushakisha ngo tugushaka Eliya abwira Obadiya ati genda ubwira aho uyu munsi turi bugenze gute turi bubonane Obadiya arabwira ati Eliya rwose uri umuntu w'Imana kikwemeza ko ndi umuntu w'Imana nahisha abahanuzi b'Imana bangahe 150 mu umwe 50 mu wundi bashyira iteka ryose ibyo kurya n'amazi bakabona n'ubu urashaka kunyicisha uraha ngo ikintu cyose wavuga warakoze cyaba ari iki icyo umuntu akora icyo ari cyo cyose wakira imbere cyaba ari iki kambani irangije aramubwira ati genda rwose ntabwo ndi bwihishe aza kuboneka birangije abasomyi b'umwuka w'abahanuzi abasomyi babiri yamuze ko Eliya yaragiye atigeze asaba audience anyura ku basirikare ba mbere ba kabiri ku ba gatatu aho bagiye kubona abona umuntu uhagaze hehe kumutazu abona umuntu uhagaze hehe imbere Eliya yagiye mu mbaraga zande imbaraga z'Imana basirikare ntibamubona abona arangije habo murabizi hano ko yamubwiye ngo ni wowe wateje Isiraheli mu hose ntabwo ati uriya mwiriwe umuntu w'Imana uhagarariye Imana urebe hano umuntu w'Imana uhagarariye Imana ari munsi ko mubonye umugabo uvuye hano yavuye mu mwese mugenze gute
kumutasi mwese mugenze gute abo mubyuka umugabo we hanga yamaze gusoma isomo agira mwese mugenze gute pfuka bagenjeje gute uriya n'ubutware bwande usarebe n'umwana wawe wabimubwira ko pfuka magenze ate agukundi ariko uhagaza aha abari mu butware bwande barebye arangije aramubwira ati noneho ibyo ni wewe n'inzu ya so ese nubisubira muri Imana atinyuka washira ubwoba nk'iki ubwoba aragenda abwira numiriza abantu bose barahagarara nihuse arabatumiza baraza bahawe kuri Karumeli bazana bya bitambo arangije abwira abahanuzi baba bari n'abashe bari bahari muzi ko yavuye ati mubanze muri mwebwe ariko arakorwa ikintu kimwe gusa nuko nta muriro ucanwa ahubwo murasaba izo mana zanyu barazisaba ngo burira bugejeje nimugoroba cyo gutanga ibitambo ngo ageze ubwo abakiniraho ngo imibiri yabo yaramaze guhinduka iki imishunzi y'iki y'amaraso arangije abwira abo bari kumwe rero ati nanjye nimuzanire yanjye fizi barayizana arayibaga amaze kuyibaga asana igishaniro cy'Uwiteka no mu 12 arangije ashyiraho imwe ashyiraho n'ikimasa arabura mu bacu impamvu baze basukemo za ntambwe enye inshuro ya mbere inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu arangije avuga ari amagambo bamwe babwiraga muzo kwibonera ati Mana yo mu ijuru noneho ugenze ute wiyerekana abyumvise bazajya bagera mu bibazo Mana yo mu ijuru ugenze ute wiyerekana irangije umuntu uva mu ijuru ugenze ute twiga igitabo irangije riyabwira abantu bari barati aba bahanuzi baba bari magana n'abasheri magana 50 ntagire n'umugenzi ute ubaci ati mugende barabajyana barabica barabarangiza bamaze gutaha nibwo yabwira ku muntu kiyumvira aho kwimvura igiye kugwa azi arangije mu mbaraga z'Imana yirukanka imbere y'igare ryabagenza ate igare ry'umuriro irerwa imbere y'agenza ate aragenda ataha ageze iwe aho atekereza umugore w'ibyabaye n'ibindi byose ubwo amagambo nimwe mvuga hari ibintu abantu bishigikirizaho bakishigikiriza ku bututsi abandi bagakanyisha abandi bantu ngo maze imyaka iyi n'iyi ndi umuntu w'Imana ujye ukanyisha abantu ko kuri uyu mwanya ariho uri umuntu wande imyaka wabarangije yose nta kimaze ikimaze n'icyo iki uyu munota Eliya umuvise ibintu byose yakoze birangije bamutumyeho Yezebeli yavuze ku ijoro ararakwishe kugira uko bamugiriye abahanuzi Eliya afata inzira agenza ate Yesu ubwo marayika amusanze n'ibindi byose mu gitabo cy'imigani iki gitabo cy'abahanuzi n'abandi bari batenda mu 8 uzabasome baravuze byagaragaye ko hanyuma yo kwerekana ubutwari nta mususu nyuma yo gutsinda uruhenu umwami Ahabu abatambyi baba bari ndetse na rubanda rwose Eliya atajyaga na rimwe kwemera gucika intege cyangwa kugira ubwoba nyuma Eliya wari uragize umugisha wo kubona ibihamya byinshi byo kwitabwaho n'Imana kuje urukundo ntiyabuze kugira intege nkeya za kimuntu maze iyo saha kwizera n'ubutwari z'ibimuva rikasome hepfo ntabwo Eliya yagombaga guhunga ngo ave aho yakoreraga umurimo we yagombaga guhangana n'iterabwoba rya Yezebeli agasaba Uwiteka ari wamutumye guharanira icyubahiro cye amuriye iyo Eliya aza guhagarara nk'uko yahagaze Karumeli agahagarara nk'uko yirutse imbere y'igare rya Ahabu agahagarara nk'uko yasenze ngo yaza guhagarara ngo ntacyo byari kumutwara ngo uwari uje kumubwira bagomba kumubwira ngo genda ubwire uwo mugore w'Imana akorera wimuvana mu maboko umukorera icyo ushaka ngo abantu bari kujya bahora baba umuntu w'Imana bakavuga bati tutaba nk'uko Yezebeli yagenjeje gute yabaye akorombereza umuntu w'Imana reka rero kubibyiringi aba baririmbyi bigeze kuririmba mwumva ukuntu mu bintu byose Imana yaremye ikibazo ari iki ikibazo ni iki muri iki gitabo cy'ibibazo n'ibisubizo byawe ipaje yawe ya 78
baririmbye ijambo batomike. Nagira ngo mbabwire iyo umusomyi wa Bibiliya bomba atomike hari ibihugu byishyira imbere bikavuga ko biyifite, ariko muri iki gitabo reka tuzi abantu unamaze kubabwira igisumba biriya byose abantu bavuze ko kibirusha ingufu ari cyacyo cyatwaye umwana w'Imana. None abantu bazi bomba atomike irengeje izindi zose abayizi uzasome muri iki gitabo ku ipaji ya 78 baranditse baravuga ngo bomba atomike uyifashe ukayishyira hano kuri aya meza ni umutako. Ahubwo bomba atomike ikomeye ni iki? Ni umuntu. Ubwo ari amabuye akorwamo bomba atomike aba ari amabuye bikorwa n'iki? Bikorwa n'umuntu. None nubwo bikorwa n'umuntu, rero hano mubaze bisoza iyo inama y'itorero yateranye, iyo hano mu rusengero kuko nahoze numva bashaka ibintu byo gukora, ubisubiza nk'umuntu w'Imana cyangwa uturitse igisasu kugira ngo ubirimbure? Iyo batangaje azababwira bati mufite urugero rwa 2,200,000 aho muturitse kiriya gisasu ngo bisenye aho korari iyo nk'ubu ifite umunsi mukuru. Namaze kubabwira ibintu bigenza gute? Bihenda. Ibintu by'Imana byo ntabwo bigenza gute? Ntabwo navuze iby'amashuri, navuze iby'ingendo. Abantu bafite abana biga hariya kuri Moni, umwana mu mwaka mwishyura amafaranga angana, ntabwo babizi ntibabyibuka, ariko nagira ngo mbabwire ko iby'Imana byo bitagenza gute? Bidahenda. Murebe ibyo by'Imana bidahenda. Rero Eliya nubwo yari amaze kugira ibibazo, ariko umusozo Imana yagejeje gute? Yaramusanze. Nagira ngo rero mbabwire mwe kuzajya mugira ubwoba muhindukire mu by'Imana, ahubwo mujye mubigumamo, kuko umusozo Imana yaregeneriye Eliya muzi ko yavuze ngo icyampa ngo nipfire. Iyo gifite umugore w'umupfakazi afite abana akabahindura imfubyi, kandi Imana yaramuteguriye kuzajya hehe? Kuzajya mu bwami bw'Imana. Imana rero aho nagera hose, aho wagera hose, dufite ibyiringiro ko Imana yacu izatuzana. None rero kambaze iki kibazo, mumaze kumva uko iby'isi bihenda, mukaba maze kumva ko iby'Imana byo byasomo badusomeye ngo muze nta mafaranga mugenjeje gute? Nta mafaranga mugenjeje gute? Yemwe bafite inyota, mwiriwe, yemwe bafite inyota, mubikoresha imituhamagara ni Yesu ugenza ate? Yemwe bafite inyota, mwumvise ko fanta mu kiri gikora mwumvise ko kurangana? Yemwe bafite inyota, nimuze ku mazi, kandi n'abadafite ifeza namwe mugenze gute? Muze. Ibintu bihendutse rwose. Hano ni muri 6 ndivugira mu Rwanda kuko ariho turi, handi ho biranahenda, ariko ndivugira iwacu mu Rwanda. N'udafite amafaranga nagenza ate? Nazi. Nabajije uko ishuri hakurya rimeze, ariko hano abantu muzana hano mu cyiciro cy'abana, mu cyiciro cya jiya barabishyuza ko mutasubiza, barabishyuza. Ababyeyi mufite abana barabishyuza. Niko Yesu yagenjeje ate? Nimuze. Noneho rero nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi bintu gusa. Numvise ko kurya, numvise ko gitanda amafaranga kigura, ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Abantu baryama kuri kiriya gitanda iyo ukoze ubushakashatsi ukabaririza, kigura miliyari 9,850,000, ntabwo basinzira. Niba ku gitanda kigura ariya mafaranga kandi ntusinzira. Kandi reka mbabwire, abantu bibereye ino baje gukorera amafaranga biryamira ku ikarito ugasanga arimo arabona. Ako mwumvise ubuntu bw'Imana? Umuntu aryamye ku gitanda cya miliyari 9,450,000 ntiyagejeje ate?
ntiyasinziriye wiryamye ku ikarito arimo aragenza ati imaragwa mama we babonye muri Yesu ubwo ibyo ntibigendeje gute abitangira iki nigeze kuganira n'umuntu arambwira ati buriya abantu bagira ibibazo ntabaki ati giye wanyiriyo ntanakiga nta kibazo kigejeje gute ati baza se gutwara ikibazo abakandi baraze bajyane n'abamariye none yakomeje rero imwanzira avuga ati niki gituma mutanga ifeza mugakora ibitagira ibyo kurya nyakuri mubisa ya mafaranga abantu barimo batanga korali yaririmbye ngo ukabasanga bari he noneho mu gituro umupasiteri wa mbere w'u Rwanda yageze muri Amerika baramutembereza bari mu iterambere tutari ino twari tutaraye twababiriki baramutembereza bamwereka ingazi zigenda bamwereka amatapa agenda bamwereka za supermarket ibintu byose bari manyatize waba utakishyuye ushobora gusohoka urugero rukinguke bamwereka inzugi udashobora kwinjiramo batakwemereye kandi bakwereka iyo bagushaka ko none bagukingurira barangije baramwereka ibyo mwari mwabibona baragenda bagera ahantu kwirimbi arabahagarika tuguhagarara ati ko hamwe arimo hanishije mutahaniritse atanga hani kwirimbi ati batereka amabwi ntacyo mugenza gute ntacyo muturusha ubwo rero icyo nashaka kuvuga niba uri muri Yesu by'ukuri uzabwira abamaze iriya fanta barara kuri biriya bitanda bagenda muri ziriya modoka abambara iriya myenda uko waba wambaye kose ko ubarusha Yesu kuko umufite n'iki byose none rero abantu bavuga maze kumenya ko ibintu bihenda aho iby'Imana byo bihindutse ngiye kwibera mu Mana ku murimo w'Imana kizasabwa cyose